Ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro n'umugisha mu byo mukora byose. Njye ubasuhuza nitwa Tangimana François. Iyi ni YouTube ya Diocese ya Ruhengeri. Ndakurarikira kujya ukurikira ibiganiro ugezwaho na YouTube ya Diocese Gatolika ya Ruhengeri. Habaho ibiganiro byinshi kandi byiza bikubaka mu buzima ubwo aribwo bwose. Ni muri urwo rwego kuri uyu munsi tunyarukiye muri Ines Ruhengeri aho tugiye gusura umuryango w'abascouti uhakorera. Uyu muryango uri ku rutonde rw'imiryango yemewe muri Kiliziya Gatolika. Ibi bitumye twerekeza muri Ines Ruhengeri kugira ngo naho turebe uko uyu muryango uhagaze. Muri ishuri rikuru rya Ines Ruhengeri abagize uyu muryango w'abascouti turaganira nabo, baratubwira ku bigendanye n'amateka y'uyu muryango. Turagaruka kandi ku bigendanye n'amahame remezo y'umuryango uko bayubahiriza. Turarebera hamwe imyiteguro ya kampu bafite. Aha nanone turakira abagize unité Tigre Courage yo ku Kicukiro ndetse n'iyo muri RP Rwanda Polytechnic Musanze College. Aba baje kubigiraho byinshi. Aha kandi biratuma tunagaruka uburyo amarushanwa ku rwego rw'igihugu yahuje abascout abo muri Ines Ruhengeri aribo bayatsinze, none bakaba bagiye gusohokera igihugu. Reka nakire abo batumirwa bacu batangire batubwira kuri izi ngingo tumaze gukomoza. Murakoze, amazina yanjye ni Mundu Ella Joyeze, abandi cheftaine wa Club Flambeau du Nord, umuryango w'abascout ukorera muri Ines Ruhengeri. Nitwa Niyitanga Lambert, mbarizwa mu muryango w'abascout ukorera muri Ines Ruhengeri witwa Club Flambeau du Nord. Murakoze, nitwa Zedo Gracias, nkabandi formateur wa Club Flambeau du Nord ikorera hano muri Ines Ruhengeri. Murakoze, nitwa Ingabire Vete, nkabandi umuscouti ukorera muri unité Tigre Courage Kicukiro. Murakoze, amazina ni Gervais Nyandwi, naturutse i Nyakinama muri College RP Musanze College. Nkorera muri unité bita Arden Dynamique, nkaba ari njye nyihagarariye. Okay, murakoze. Okay, bascouti. Okay, bascouti. Murakoze cyane. Na mbere ndashimira ubwitabire bwanyu. N'ubwitange bukomeye amasaha dore yaragiye gukura, ariko sasa turatangira
no gusobanura umuryango w'abaskuti by'umwihariko muri NES Ruhengeri uko washinzwe. Ubundi umuryango w'abaskuti muri NES Ruhengeri waje witwa Club Flambeau du Nord muri 2010, ushingwa n'abantu babiri uko bagenda bawongera gake gake kugeza ubu tumaze umuryango wakomeye mu 2023 usigaye ugira abanyamuryango bagera kuri 20. Gusa ubu twishimira ko muri uyu mwaka tumaze kugera ku mubare w'abanyamuryango 63. Okay, noneho dukomeza turagenda tuvuga ku byo twagiye tugeraho nka Club Flambeau du Nord, kuko mbere ntabwo wari umuryango wari uzwi muri NES. Abenshi ntabwo twaga tuwuzi cyangwa se ukabona wuzi ariko wumva utari interested no kuwujyamo, wumva utari uri kugukurura cyane. Natwe twaje mu myaka yashize yatambutse, abantu bamwe ntabwo hazaga umuntu wabikunze yarabibayemo mu mashuri yisumbuye. Gusa ubu twishimira ko hari abantu ubu ngubu twita abanovisi, umwana utaraprometa umunyamuryango ashobora kuza akazaprometa muri Club Flambeau du Nord. Ikindi kintu twishimira ni urwego twabashije kugeraho rudufasha gutsinda tukagera kuri ka nationale, ndetse bikarenga ibyo tukabasha kuba tuzajya guhagarara igihugu muri international camp ejo bundi mu kwa 12 muri Tanzania. Izo camp zagiye nkuko mubizi zagiye zigira etape tugenderaho. Twatangiye dukorera ku rwego rw'intara tujyanye patrouille ebyiri, patrouille imwe iratsinda. Bwari ubwitabire bukomeye muri nka Club Flambeau du Nord kuko twaye patrouille ebyiri. Byari ibintu bikomeye ko hari izindi nite zihari hanze zitabasha kuzana abantu bangana gutya. Icyo gihe patrouille yabaye ya mbere yari iyacu, niyo yikurikiye yari iyacu. Iya mbere ikomeza ku rwego rw'igihugu, ubu ngubu yabaye ni ya mbere mu ngenzi, kazaba izajya guhagarira abandi baskuti cyane cyane b'ingenzi muri Tanzania mu kwa 12. Nibyo bintu twishimiye kugeraho mu gutangira, icyo kintu twabamenyesha. Murakoze. Ubwo nasaba nka formateur tugakomezanya genda babwira n'izindi formation z'abaskuti. Ubu skuti Neza. Love, oh bravo, bravo, caravana. yava ngaho karibu cyane. Murakoze, nitwa Zedo Garatias, nkaba ndi formateri wa Club Flambeau du Nord, Clan ikorera hano muri NES Ruhengeri. Uko ikora chef de ndumva yamaze kubisobanura, noneho ngenje kugaruka kwitsa ku nyigisho zimwe na zimwe ubuskuti bukoresha kandi buhoramo buri gihe mu buzima bwa buri munsi. Niba avuga ubuskuti utavuze ko ashinze umuryango ariwe Baden Powell Lord Stephenson Baden Powell, akaba umukoloneli w'umwongereza wavutse tariki 22 z'ukwa kabiri 1857, aza kwitaba Imana ku itariki 8 z'ukwa mbere 1943, apfira Inkeri muri Kenya, aba ari naho ashyingurwa. Ubu ngubu wasura imva ye ukareba n'amateka ye n'ibindi bitabo yanditse byose, aho ashyinguye aho ngaho Inkeri muri Kenya. Ndumva aribyo twaba tuvuze kuri Baden Powell. Noneho tukitsa cyane ku buskuti bwo mu Rwanda, ku mahame remezo y'umuryango w'abaskuti mu Rwanda. Amahame remezo y'umuryango w'abaskuti mu Rwanda ni 4. Ihame remezo rya mbere rikaba icyo umuryango w'abaskuti ari cyo. Ihame rya kabiri ni icyo umuryango w'abaskuti ugamije. Ihame rya gatatu kaba isezerano n'itegeko. Ihame rya kane bikaba uburyo ubuskuti bwifashisha mu kurera.
mpereye ku ihame remezo rya mbere cy'umuryango w'abaskuti aricyo ni umuryango udashingiye kuri politiki, ni umuryango urera urubyiruko umuntu akawujyamo ku bushake bwe, nta utarobanuye ku gitsina, ku idini, ku nkomoko, ku bitekerezo bya politiki, ukarera abana n'urubyiruko kuva ku myaka 6 kugeza ku myaka 25. Iyo myaka yose igenda izamo ibyiciro bine. Icyiciro cya mbere kikaba abatoni, abana batoya barerwa bijyanye n'imyaka yabo guhera ku myaka 6 kugeza ku myaka 12, bakarerwa mu matsinda atandukanye, abakobwa n'abahungu kwabo batandukanye, bakigishwa inyigisho z'ikigero cyabo zirahari ukwazo. Hagakurikiraho ikigero cy'inkesha kuva ku myaka 12 kugera kuri myaka 16. Inkesha nazo zirerwa hashingiwe ku nyigisho zabyo, ku mbaraga zabo. Hagakurikiraho ikigero cy'abahizi, imyaka 17 kugeza kuri 20. Noneho hano muri Inesi Ruhengeri abenshi tuba tubarizwa mu kigero cy'ingenzi, ari nacyo cya nyuma gihera ku myaka 21 kugeza 25. Umuntu yakivamo iki kigero cy'ingenzi agahitamo kuba umurezi w'abaskuti, akagenda akiga inyigisho za Woodbridge. Nk'ubu nka hano muri kla yacu dufitemo abari kwigira kuba abarezi bagera kuri 2. Bidatinze bazambikwa amafurari ari international yitwa Gilwell Scaves, ubundi binjire muri icyo kigero cy'abarezi, bakomeze gushyira ibuye ry'ifatizo ku busukuti bw'u Rwanda ndetse no bw'isi yose. Ihame remezo rya kabiri, icyo umuryango w'abaskuti ugamije. Umuryango w'abaskuti ugamije guteza imbere abana n'urubyiruko, guteza imbere impano n'ubushobozi abana n'urubyiruko bifitemo mu bwenge, mu mbamutima, mu mbaraga z'umubiri, mu iyobokamana ndetse no mu mibanire myiza n'abandi. None mu kurera abana n'urubyiruko niho hahita hazamo uburyo ubuskuti bwifashisha mu kurera, uburyo bugera mu 8. Ubu buryo bwa mbere bukunzwe gukoresha na hano turi kubukoresha ni gukorera hanze mu bidukikije. Nuko turi buze kwibona mu mategeko, umuskuti arengera ibidukikije, bityo akabona ibimera n'inyamaswamo ibiremwa byiza by'Imana akabirengera. Uburyo bwa kabiri ubuskuti bukoresha mu kurera no kwigira mu bikorwa. Uburyo bwa gatatu bukaba uburyo bugera mu 8, ndaza gucamo muri make nka 5. Hakaza ubundi buryo isezerano n'itegeko, umuntu agasezerana akohereza n'itegeko ry'abaskuti. Hakabaho umushyikirano n'abarezi, nk'uko umuskuti aba ari umwana, aba ari umuntu urerwa, aba agomba gushyikirana n'umurezi we, atari umurezi w'umuskuti gusa, ahubwo ari n'umurezi wo hanze, aho ahantu hose akorera agashyikirana n'umurezi. Ubundi buryo dukoresha bw'ubuskuti gukorera mu matsinda matoya, patrol system. Iyo patrol system rero niho ubuskuti bwigaragariza cyane. Abaskuti mu kigero cyabo bakicamo amatsinda matoya agizwe n'abantu 6 kugeza kuri 7 ku 8 mu kigero mu bigero byo hasi, ariko hano nko mu ngenzi ho ushobora gukora muri 5 kugeza ku 10, munavanze noneho abakobwa n'abahungu. Ndumva twaba tuvuze kuri ubwo buryo bwonyine bukoreshwa n'ubuskuti mu burezi. Tukaba twanasoza mu kuzamuka ku ntera, tukamenya ko umuskuti habamo ibyiciro 2: izamuka mu ntera rusange n'izamuka mu ntera umuntu ku giti cye.
urumva uko umuntu akura avuka akajya mu scout, arakura akava mu batoni agaprometa agahabwa isezerano akaba inkesha, ko agenda akura mu myaka azajya mu gihe cy'ingenzi kugeza imyaka birangiye nyine atakiri mu scout, ahubwo yaba umurezi w'ubuscout. Izamuka mu ntera ry'umuntu ku giti cye niyo hazamo gukorera ama badge cyangwa se amashimwe agiye atandukanye. Witegereje hano hari abagiye bakora ama training atandukanye, ama tide tanners, kwita kurwanya ama plastics. Ama Planete ni projet iri mu Rwanda iri gufasha ubuscout cyane. Planete irimo ibintu byinshi cyane, hakaza Food for Life, aho ngaho bagaruka cyane ku mikorere y'ubuhinzi uburyo bwakorwa kijyambere bugatanga inyungu tudakoresha imbaraga nyinshi tugahaza isoko. Ndumva twasoreza aho ngaho uburyo ubuscout bukoresha mu kurera, tukaba twakomeza n'izindi nyigisho wenda mudukundiye. Ready for life, I think. Scout mode? Ready for life. Yeah. Formateur wacu arakoze na Cheftain yakoze kuba mubanjirije ikiganiro bagejejeho, dukomoza kuri gahunda mwese abantu b'abascout bakorera muri Flambeau du Nord. Hari n'abandi bo hanze batangiye kwimenya ariko ntago biraba influenced cyane. Murabizi ko turi kwitegura camp ya CLA Flambeau du Nord by'umwihariko. Ines niyo kaminuza yonyine muri uru Rwanda yageze kuri icyo gikorwa, ntago ari ubwa mbere baye, ni inshuro ya kabiri tuzaba dukoze camp nka CLA yacu. Nta yindi kaminuza irabikoraho mu Rwanda, nkuko Cheftain abikomojeho ko ariyo kaminuza ya mbere mu Rwanda. Twanatangiye izo camp tutaraba aba mbere, ariko ubu ngubu noneho twabigize abroad. Ubushize yari yacu twenyine, ariko ubu noneho turi no kwakira buri muntu wese w'ingenzi wifuza twatendingana natwe muri camp ya CLA Flambeau du Nord. Dushishikariza cyane cyane mu kaminuza, ngira ngo mwabonye ko kaminuza ya mbere yaje no kudusura, tuzaba turi kumwe nayo muri camp. Ni iby'agaciro cyane. Musanze College RP yahoze ari IPRC, nyeka ko nayo muzayibona muri camp. Ndabizi ko turi kwitegura neza, tuzabamo turi abantu benshi cyane bagera, nyeka ko muri Ines turi gupanga ko byibura ari 45 kuzamura kugeza kuri 50. Tuzaba dufite abashyitsi benshi bazaza kudusura, bazaza kudutraininga. Ntabwo ari camp izaba ari enjoyment, murabizi ni camp ya education na competition. Twego ubwacu nkuko dutozwa gukompeta mu bintu byose dukora mu matsinda, mu matimu dugenderamo, n'ubundi yo camp mbikomozaho kuri chef wo muri IPRC. Iyo camp izaba ari competition, namwe mugomba kwitegura. Abazaba mbere bazahembwa, nubwo azaba ari Ines n'abandi bashyitsi bo ku ruhande, ariko nibizatubuza gukora competition, kandi azaba ari camp igendera ku buryo bw'ubuscout. Mukomeze kwitegura rero. Camp iri kuri 28 uzuku kwezi kwa 11 2025, zabera CFS Cyuve kuri site y'abascout mu karere ka Musanze. Mubyitegure mu matimu yanyu nkuko bisanzwe, kandi nyeka ko bizakomeza kugenda neza. Agari Flambeau gusa n'abandi twabishyizeho umucyo ku bantu bashaka kuyitabira baturutse mu zindi nite cyangwa se abandi bascout baba babikunda bakaba bashaka kuzabana natwe muri camp. Kwitabira camp rero nta kindi bisaba kuba uri umuscout, nicyo cyambere kuko ni camp y'abascout.
Murakoze, nitwa Ingabire Yvette, nkaba ndi umusikoti ukorera muri unité ya Tigre Courage Kicukiro. Impamvu nifuje gusura unité yo muri Ines Ruhengeri ni uko nk'abantu batsinze Camp National tuba tugomba kubigiraho uko natwe turashaka kuzamuka kugira ngo tuzagere ku rwego bariho. Ikindi nk'umuntu uri kwifuza gukorera badge yo ku rwego rwo hejuru, naje muri iyi unité kugira ngo ngerageze kureba ko nahigira ubundi bumenyi buzamfasha kuzamura unité yanjye nayo ikazamuka ku buryo neza ajya guhatana muri East Africa. Murakoze. Murakoze, amazina ni Gervais Nyandwi, naturutse i Nyakinama muri college RP Musanze College. Nkorera muri unité bita Arden Dynamique, nkaba ari njye nyihagarariye. Impamvu rero twaturutse Nyakinama tuje kwatendinga cyangwa se gusura CLA ya Flambeau du Nord. Ni CLA ifite experience mu bijyanye n'uburyo igiskuti gikorwamo. Twifuje kubasura rero kugira ngo tugire byinshi tubigiraho, kandi tukaba dutegura no kuzitabira camp bateguye. Abantu rero nka timu iri wina kuri Camp National dufite byinshi twayigiraho kugira ngo natwe tuzamure urwego rwa CLA yacu. Kumva rero ari ibyo. Murakoze. Nitwa Niyitanga Lambert, mbarizwa mu muryango w'abaskuti ukorera muri Ines Ruhengeri witwa CLA Flambeau du Nord. Ni umuryango washinzwe mu 2010 kugeza n'ubu ukaba ugikora, washinzwe ufite abanyamuryango bakeya, ariko kugeza ubu ngubu tumaze kwiyongera tugeze mu banyamuryango 80. Umuryango w'abaskuti mu Rwanda, abantu benshi cyane cyane abakuze bawufata nk'umuryango w'abantu badafite ikinyabupfura cyangwa se bibirara, ariko mu by'ukuri ntago ariko bimeze. Ni umuryango rero urubyiruko mu buryo bw'imbamutima bw'imikurire ndetse n'imitekerereze kugira ngo bagire icyo bakigezaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umuryango w'abaskuti ni umuryango ushingiye kuri Eglise Catholique, ariko mu by'ukuri nta nubwo duheza andi madini yose. Nk'umuskuti ukorera muri Ines Ruhengeri, nanjye ngubarizwamo, bimfasha kuba nasabana na bagenzi banjye kandi nkahungukira n'inshuti zimfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, yaba ubw'ishuri baransobanurira, agira ikibazo bakamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ikindi mfasha no kuba nafasha bagenzi banjye nk'uko umuskuti abereyeho gufasha no gutabara. Ushobora kuba namufasha agize ikibazo arwaye nkamusura, ukeneye ubufasha ubwo ari bwo bwose nkaba namuba hafi. Umuskuti wese abereyeho gufasha no gutabara. Tugira n'ibindi bikorwa bitaguma muri kaminuza gusa, bijya no hanze mu baturage, harimo nka Bon Action, ni ibikorwa by'urukundo byo gufasha abantu batishoboye ndetse no kuba twababa hafi, tugasura abarwayi ku bitaro, tukaba twagira n'ibindi bikorwa twifatanya n'abaturarwanda. Dukora umuganda, twitabira na siporo. Ibyo byose ni ibikorwa biranga umuskuti, bitandukanye n'uko abantu bajyaga babifata hanze aha ngaha, bafata yuko umuryango w'abaskuti ari umuryango w'abantu bibirara cyangwa se bananiranye, bafite urusaku birirwa banima gusa. Ntago ariko bimeze. Kandi ikindi, umuryango w'abaskuti udufasha kuba twashikama mu kwemera uko ariko kose turimo, ariko twizera Imana, kuko ntago waba umuskuti utizera Imana. Muri ubwo buryo rero, abaskuti twe dukorera muri Ines Ruhengeri dufasha mu rwego rwa liturujia, mu misa zo ku cyumweru ndetse n'izo mu mibyizi, ndetse no mu bindi bikorwa ibyo ari byo byose ikigo cyadukeneramo tuba duhari ku bwabo, kandi nabo baradufasha mu buryo bushoboka. Murakoze. Murakoze, amazina yanjye ni Mpundu Ella Joyeuse, nkaba ndi cheftaine wa CLA Flambeau du Nord, umuryango w'abaskuti ukorera muri Ines Ruhengeri. Nka CLA Flambeau du Nord ni umuryango watsinze ku rwego rw'igihugu, tukaba tuzahagararira igihugu muri internationale camp dufite muri Tanzania. Iyo camp kugira ngo tuyigereho byadusabye gutangirira kuri camp regionale, dutangirira ku rwego rw'intara,
ni kampu itegurwa mu busanzwe na ASERI, Rwanda Scouts Association, bakadufasha kugenda duhurira hamwe nk'imiryango igiye itandukanye mu ntara. Patrule zacu zavuye muri Nesi zari ebyiri, iya mbere yavuye hano n'iya kabiri iva hano ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru. Turakomeza tugera kuri kampu yo ku rwego rw'igihugu. Ni kampu iba irushanwa mu mibereho ndetse n'imishinga tugenda twerekana, idufasha gukomeza kuzamuka kugira ngo dukomeze tugere no ku rwego rwo muri East Africa. Iyo mishinga iba yibanda ku burezi mu buskuti ndetse no gukorera mu baturage, turushaho gukomeza u Rwanda twifuza mu ntego igihugu ziba zifite nka NST2 ndetse na STDs. Umushinga twari dufite wari ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, aho dufite guhinga ibintu bitatugoye kandi umusaruro ukaba mwinshi bitewe n'ibyo twiga se cyangwa n'aho iterambere rigeze mu gihugu. Tugenda dutekereza ko aho igihugu kigeze, uko twagenda dukoresha iterambere tugezeho nk'ubuhinzi bugiye buhuriza hamwe ibintu bitandukanye, kuba twakoresha nk'umurima mutoya kandi tugahinga ibihingwa byinshi by'intungamubiri se kandi hakaba hari n'amatungo ku ruhande bigakunda. Ibyo ni byo kintu twagiye dushyira hamwe, turanakorana kugira ngo tubashe gutsinda ku rwego rw'igihugu. Byadusabye nabwo discipline ikomeye, byadusabye gufatanya ndetse no kungurana ibitekerezo. Dukomeje no muri international camp internationale tuyifite muri Tanzania ku itariki 17 z'ukwa 12 kugeza ku itariki 22 z'ukwa 12. Ni ingando zimara icyumweru, tugenda tugiye gufatanya n'ibindi bihugu byo muri East Africa. Rero nta banga ridasanzwe tujyanye, gusa ni ugukomeza kuzamura idarapo ry'igihugu, dutera ishema igihugu cyacu mu bijyanye no gufasha abandi dusanze mu bindi bihugu, harimo kuba twakwigisha bagenzi bacu wenda ibyo dufite badafite, ndetse nabo bakaba baduhereza ibyabo tuzagarura mu gihugu. Tuzaba tujyanye n'ubundi wa mushinga wacu, umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane dusanga muri projet ya Food for Life nk'abaskuti. Ikintu cy'ibanze n'undi tuzaba tujyanyeyo ni uko guhinga no korora, aho tuzerekana ko twahinga ku buso butoya kandi umusaruro ukaza uhagije, noneho bikarenga ku rwego rw'igihugu bikajya no ku rwego rwo mu karere ka EAC. Hanyuma ntabwo ari ibyo gusa tuzaba tubashyiye, kuko tuzongera tunabereke n'indangagaciro z'umuco nyarwanda, kwerekana uko abanyarwanda babayeho n'uburyo dufatanya muri rusange. Ibanga ry'ingenzi tuba dukeneye gutwara hanze y'igihugu ni ugukomeza za ndangagaciro z'igihugu cyacu, ni ugukorera hamwe se, ni ukugira ikinyabupfura, ni ukwerekana umuco wacu wo dufite mu gihugu, ibyo tubashyira, kuko akenshi ni nayo kompetisiyo tuba turimo mu mahanga, tuba twerekana ibyo dufite mu gihugu cyacu wenda hanze badafite, bakatwigiraho natwe tukabigiraho. Murakoze. Munyemere nshimire aba batumirwa bacu twagiranye ikiganiro ku bigendanye n'umuryango w'abascout ukorera hano muri Nesi Ruhengeri. Munanyemere kandi nshimire namwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Ndashimira kandi abakoze subscribe kuri channel ya Diocese ya Ruhengeri. Abatarabikora namwe ndabararikira kubikora kugira ngo
tubashe kujya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ntimukihererane amakuru musanga kuri iyi shene ya Diocese Gatolika Ruhengeri, mujye munayasangiza n'abandi, mukora share ndetse munatanga n'igitekerezo mu mwanya wagenewe comment. Ariko nimunakunda ibyo dukoreraho mujye munabigaragaza mukora like. Ngenda bifuriza amahoro n'umugisha mu byo mukora byose. Nitwa Tangimana François. Amahoro n'umugisha kuri mwe mwese. Okay, chef. Okay, Bascouting. Okay, chef. Nk'uko bimeze urabizi ko aho ubuskuti bugeze ngomba atari yo dukora gusa, hajyamo n'ibintu by'ubwenge, sibyo? Position de prière. Agasani.